Bakunzi ba Africa TV, twongeye kubaramutsa tubifuriza impera z'umwaka nziza. Turimo turasoza umwaka wa 2025 twinjira 2026. Uyu ni umwaka wa 2025, twagizemo ibintu byinshi cyane, ndetse kuri Africa TV ni urugendo runini twagenze, kandi n'uyu munsi tukigenze. Abadukurikira turabashima, bakoze subscribe turabashima, bagenda baduha ibitekerezo, abatubwira uburyo iyi channel yacu yazamuka. Nk'uko mubizi, muzi yuko iyi channel ubundi inshingano ifite iganisha ku bukungu, ikaganisha ku biganiro by'iyobokamana, ikaganisha ku biganiro bya politike, umuco ndetse n'amateka. Ibyo ni ibiganiro twahisemo kugira ngo tujye tugenda tubagezaho mu bihe bitandukanye. Nitwa Dr Antoine Nzayisenga, nkaba ndi umushumba kandi nijye muyobozi w'iyi channel. Rero mu by'ukuri turanezerewe kuba tugiye gukorana iki kiganiro cyiza, ikiganiro mbararikira kugira ngo mutege amatwi, mukurikire kandi muzaduhe ibitekerezo. Ariko nanone mbasaba, wowe udukurikiye, wowe utureba, uduhe igitekerezo cyubaka. Kandi ibyo nibyo dukeneye cyane. Ibyo ushima ubishime, ibyo unenga nabyo bitubwire, nta kibazo. Dukeneye kugira ngo iyi channel izamuke, ikure, igere ku rwego rumwe cyangwa urundi. Kandi nanone uramutse ufite ikiganiro wifuza kuduha, mu by'ukuri ukaba ufite ibitekerezo wumva wageza ku banyarwanda, nabwo ni karibu. Rero uyu munsi twahisemo kuza kuganira ku kiganiro cyiza cyane, ikiganiro ngira ngo mbararikire, nifuje kugira ngo tuganireho. Nk'uko mubizi, iterambere burya ry'umuntu rihera kuko ariho. Iyo umuntu rero ariho, mu by'ukuri atangira gutekereza n'ibimutunga. Rero maze iminsi mbwira abantu ngo muri uno mwaka wa 2025 ni umwaka twagizemo ihindagurika ry'ibihe, ni umwaka twahuyemo n'intambara mu bihugu bidukikije, aho nko mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo twagiye tubonayo abavandimwe bacu bariyo, bamwe barapfa abandi barahunga kubera intambara zagiye zihaba, n'uyu munsi wa none zigihari. Ibyo byahungabanyije ubukungu. Ariko si naho honyine, twabonye imyigaragambyo yabaye muri Tanzania ubwo hari amatora. Ibyo twagize tubikoraho n'ibiganiro. Ariko nanone ndagira ngo mbabwire ngo abakunzi bacu, na ya channel yindi yacu mwakunze cyane, twagize ibibazo mu minsi ishize, barayitwiba. Ariko dufite ibyiringiro ko izagaruka. Abayitwaye ntago bazayiheza. Ubwo rero niyo mpamvu muri no minsi kuri Rise and Shine TV mutarimo kutubona, ni icyo kibazo cyabayemo. Barayibye, turakurikirana, tubigeshyeza mu babishinzwe nyine. Ubwo ni ukuvuga ngo reka turebe iyo bizaherera. Kuri Africa TV rero, nk'uko mwagiye mubidusaba mukatubwira muti rwose turifuza kugira ngo mujye mutugezaho ibiganiro by'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni iki? Uyu munsi rero twifuje kugaruka ku ngingo ivuga ngo ubukungu n'ikoranabuhanga twabihuza gute. Ariko muri iryo koranabuhanga turi buze kuza kuganira ku ndangamuntu koranabuhanga. Mu gihugu cy'u Rwanda hari umushinga ukomeye cyane wo kubarura abaturage, bareba ubwiyongere bw'abaturage. Ariko nanone uwo mushinga wo kubarura abaturage uranajyana no kubahereza indangamuntu koranabuhanga. Ya ndangamuntu koranabuhanga, hano mpafite indangamuntu, reka nze nyirebe, iyo dusanzwe tumenyereye, ni nayo ngira ngo ngarukeho cyane. Hari benshi bagiye bambaza batari ko se bati tubwire ubundi iyi rangamuntu ni indangamuntu mu by'ukuri twari dusanzwe tumenyereye, ni indangamuntu twari dufite, yari printed ID. Iyi ID rero niyo umuntu ugize imyaka 16 wese bayimuhaga. Uvuga ngo yabaga yemerewe kuba yafata irangamuntu cyangwa se indangamuntu. Mu ndimi z'amahanga izi ndangamuntu bazita ngo ni identity card cyangwa se carte d'identité. Buri muntu wese rero aba yifite.
ku ndangamuntu koranabuhanga rero igiye gusimbura iyi ngiyi niyo ngira ngo tuze kuza kugarukaho, abadukunda, abadukurikira, tukifuza yuko muzajya muri komanteri mukagira icyo mubivugaho. Ubundi indangamuntu muri rusange ni iki? Yaje ite? Yatangiye ite? Ibyo ni ibibazo umuntu yakwibaza, cyangwa se ugiye gukora komanteri ushobora kwibaza. Iyi ndangamuntu dufite uyu munsi umuntu arayikoresha, ukava hano ukajya Uganda, ukava hano ukajya Nairobi uyikoresheje. Bivuga ngo n'ubundi hari uburyo yari elegitoroниze. Noneho twareba ibishamikiyeho, indangamuntu buriya ishamikiyeho banke, indangamuntu ishamikiyeho ubutunzi bw'umuntu, indangamuntu ishamikiyeho amafaranga y'umuntu mu buryo butatu. Iyi nimero y'irangamuntu iyo uyifite buriya ushobora kujya muri banke, abantu bakamenya, ukayitanga bakamenya ubutunzi ufite muri banke. Ndetse iyi nimero y'irangamuntu iyo ugiye mu kigo cy'ubutaka ukayitanga, babona imitungo ikubaruyeho. Bivuga ngo rero bwa bukungu nababwiraga, ubukungu bw'umuntu n'ibimuranga ni ibintu bidasigana, ni ibintu bigendana. Rero indangamuntu nk'uko nari ndimo mbivuga kuri Africa TV twifuje kuyivugaho ndetse mu buryo bwimbitse. Ni ikiganiro kiri buze kuza kumara akanya, ariko nifuza yuko n'abadukurikira n'abadukunda, baba bamaze gukora sabone cyangwa se subscribe, ndetse n'abajya batureba, turasaba kugira ngo muduhe komanteri, noneho muduhe ibitekerezo. Ese gutunga indangamuntu ni byiza? Icyo ni ikibazo twakwibaza. Gutunga indangamuntu ni byiza? Icya mbere navuga ngo gutunga indangamuntu ni kimwe mu byangombwa umuntu akenera bimuranga. Niba rero umuntu akenera ikimuranga, ubwo igisubizo muze kuza kutubwira ikiza cyo gutunga indangamuntu, ndetse muze kutubwira avantage zirimo na desavantage. Hari ushobora kuvuga ati reka ngewe nitungire pasiporo, ariko pasiporo nanone nayo uyu munsi wa none kugira ngo uyigereho bisaba ko hari izindi mpapuro zindi ugomba kuba ufite, harimo n'indangamuntu rimwe na rimwe. Rero ndashaka kugira ngo mpatindeho ku ndangamuntu mu Rwanda. Ubu buri munyarwanda wese ni ngombwa yuko atunga indangamuntu, kandi noneho iyi ndangamuntu ikaba ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Uburyo rero koranabuhanga dukunze kuvuga ni hahandi iyi ndangamuntu izaba iri biometric. Bivuga ngo iyi ndangamuntu abenshi banatangiye no kwifotoza. Harimo bamwe bajya batubaza batari ko se iriya ndangamuntu ubundi igiye kuvanaho iyo yari iriho. Ariko reka mbabwire, erega tujye tumenya isi uko igenda izenguruka. Yewe natunze pasiporo. Pasiporo ya mbere nabanje gutunga yari pasiporo itari elegitoronike. Nyuma baza kutubwira bati izi pasiporo zizarangira igihe iki n'iki, mugomba gutunga pasiporo ziri elegitoronike. Nayo ndagenda ndayapurayinga none iyo ya mbere nari nayiguze 50,000, nongeye gutunga indi nayiguze 100,000. Iyo ngiyo rero pasiporo ya kabiri ni ukuvuga ngo yaje n'ubundi ari pasiporo. Hari pasiporo yari hari ya mbere itari mu ikoranabuhanga, ariko haza na pasiporo y'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero ubu ni ukuvuga ngo bayasobanura bafite kuri pasipoti zavuyeho. Nagira ngo rero ngaruke kuri ino ndangamuntu koranabuhanga, nayo kuyitunga nta kitwaye, kuko n'ubundi isi yacu turimo tuganamo ni isi irimo yerekeza muri digital asset, cyangwa se muri digital platform. N'amafaranga rega twagiye dukunda kuganira kenshi. Hari aho mwagiye munkurikira ku gitangazamakuru nkunda kujya gutangaho ibiganiro, tukajya tuganira tuvuga ku bijyanye n'amafaranga koranabuhanga, kandi n'ahangaha kuri Africa TV tugeze kubigarukaho. Ndashaka no kugira ngo mvuge ngo indangamuntu ni icyangombwa kiranga umuntu, ariko kikanamuhesha n'ubwenegihugu.
bivuze ngo niba ari icyangombwa kiranga umuntu kikanagaragaza ubwenegihugu bwiwe, icyo ni icyangombwa kiri primordial, ni icyangombwa cy'ingenzi. Noneho rero itandukaniro ry'indangamuntu twari dusanzwe dufite n'iyi koranabuhanga, iyi rangamuntu koranabuhanga ni uko yo n'umwana uri munsi ya myaka 16 azaba yemerewe kuyitunga. Bisaba iki rero kugira ngo uyitunge? Kuba uri umunyarwanda, icyo bisaba cya mbere ni ubushake, ariko icya kabiri ni n'itegeko. Bakunzi bacu, banyarwanda, banyarwandakazi, kugira indangamuntu no kuyigendana nabyo ni itegeko. Buriya mu mategeko ya Repubulika y'u Rwanda harimo itegeko rivuga ko umunyarwanda agomba kugendana indangamuntu aho ava akagera. Hari rero mu by'ukuri bamwe bajya babihuza bagashaka kubizanamo ibindi bintu bidasanzwe, ngo bakavuga ngo iyo ndangamuntu ngo izahuzwa ngo n'ibimenyetso, ababihuza n'imyizerere bavuga ngo birahura ngo n'imibare 666. Abo ngabo nkunda kubaseka cyane nkunda kubaseka cyane. Ese wowe udukurikiye, wowe ukurikirana ibiganiro bya N-Africa TV, koko 666 ubundi uyemera ute? Ni umubare uriho ugizwe n'imibarwa 3 ariyo 666. Rero ahangaha ntabwo ndi buze kuza kuwinjiramo cyane cyangwa kuwusesengura cyane, kuko ntabwo intego nyamukuru ari ukuvuga kuri uwo mubare, ariko mbigarutseho kuko tuzi yuko ibyo ngibyo nabyo hari abagira iyo myumvire bakavuga ngo ngo noneho ngo ibyanditswe birasohoye, ngo yandangamuntu biraje, ngo irimo cya kimenyetso. Ibyo ngibyo ntago ari byo, ntago ari byo, kuko ikoranabuhanga nk'uko nabibabwiye, isi igenda igana ubu ngubu isi ya none iri connected mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu babyumva batabyumva, isi n'ikoranabuhanga ni ibintu bigomba kugendana. Reka ngaruke ku bintu bibiri mbere yuko ngaruka ku indangamuntu navugagaho. Kera twari tuzi yuko umuntu yajyaga muri banki akajyana agatabo. Ngiye mfungura konte bwa mbere muri banki, najyanye ifoto njyana n'agatabo, ni ifoto najyanye na fotokopi irangamuntu, hari numva niba nibuka neza haciyemo iminsi myinshi cyane, bankorera agatabo bashyiramo ya foto. Mu by'ukuri iyo najyaga guhembwa umushahara, iyo wajyaga guhembwa nanjye, kandi icyo gihe narahembwaga, nakoreraga leta, wajyanaga agatabo bakandikamo amafaranga baguhembye. Noneho bamara kwandikamo ayo baguhembye, bakandikamo ayo ubikuje nasigaye. Ibyo bakabyandika n'intoki, bakabyandika n'ikaramu, bagasinya, bagateramo kashe. Bavande, uyu munsi se biracyabaho? Ni ukuvuga ngo abakoresha banki ubu ngubu urajya kuri banki y'umuntu asigaye yigendana kuri telefone. Noneho ubu ntibikiri na ngombwa yuko umuntu ajya gutonda umurongo kuri banki ngo agiye gufata amafaranga ku bakorera umushahara cyangwa se n'ababitsa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urafata amafaranga ukabona niba guhembye, ukabona message kuri telefone, ugahita uyakurura ukavana kuri banki ukayashyira kuri telefone yawe. Bavuga ngo banki y'umuntu na telefone arabigendana mu ntoki. Iryo ni rya koranabuhanga. Noneho rero ibyo ngibyo, niba igihugu kigeze kuri urwo rwego, mu by'ukuri ni na ngombwa ko abacurabwenge b'igihugu batekereza bakageza kure, bakavuga bati ariko ni gute mu by'ukuri abanyarwanda noneho bahabwa serivisi mu buryo bworoshye. Ubu rero bivuze iki? Bivuze yuko gutunga irangamuntu koranabuhanga, nabivuzeho ko icya mbere ni ubushake, icya kabiri ni itegeko, icya gatatu noneho ni ukwiyandikisha nk'uko amategeko abisaba. Turashimira rero na leta mu by'ukuri yagiye ishyiraho uburyo bworohereza abaturage, ahubwo tunashishikariza abantu bose kugira ngo bibaruze banatunge n'iyo ndangamuntu. Ibi ngibi bizanafasha no muri ya planification. Niba umwana avutse akaba yavuka agahabwa icyemezo cyemeza yuko ari umunyarwanda, afite indangamuntu, iyo ndangamuntu akazayikurana, murumva ko ibyo twavuga ngo ku Rwanda ni kudo chapeau kabisa, ni kudo chapeau. Ikindi rero nari ngiye kuvuga,
tujya nko muri za immigration tukajya hanze y'imipaka y'iki gihugu. Iyo ugiye muri immigration, ubwo nagira ngo ngaruke kuri za mboni abantu bavuga ngo bazafata imboni, ngo imboni yawe ngo bazayifata. None se iyo unyuze muri ziriya mashini zo muri immigration, ntibagufotora se ntureba muri iriya kamera se twirirwa turebamo za telefone zingana iki? Ntutera ibikumwe. Ibyo rero ntaho bihuriye n'abafite indi myumvire cyangwa se imyemerere yindi. Mu by'ukuri aha ku cy'imyemerere nacyo tukivugaho, kuko buri ikintu bita imyemerere n'ubuzima bwa muntu ni ibintu bigendana. Ariko ndagira ngo mbasobanurire mbabwire ngo gufata indangamuntu ntaho bihuriye na wa mubare 666. Iyi rangamuntu koranabuhanga ni aho isi igeze. Mu bihugu byateye imbere regaho ibi babigezeho kera. Nko muri Etazini bagira icyo bita social security number. Ni nk'iyo ndangamuntu. Ni ukuvuga ngo umuntu aba afite iyo social security number ye. Ni nk'uko umuntu atunga nimero ya telefone. Iyo social security number niyo uboneraho niyo ushobora kuboneraho akazi, niyo ushobora kuboneraho serivisi zose zinyura kuri iyo social security number. Ari naho bazita ID number, ibintu nk'ibyo ngibyo. Cyangwa se ugasanga barazita ngo ni TIN number, ibintu nk'ibyo ngibyo. No mu Rwanda rero abari bafite bias, ndagira ngo mbasabe iyo bias iveho, bumve ibintu neza. Nibamara kumva ibintu neza, bafate ibyangombwa, tujyane n'igihe, twinjiremo neza. Kuko buriya iyo utajyanye n'igihe, iyo ngo udashaka kugira ngo uhinduke ujyane n'igihe, igihe kiraguhindura. Bivuze rero ngo mureke twemere impinduka, kandi impinduka ziba ziri positive buri gihe. Noneho reka wenda nse nugaruka, dufite ama ATM card, dufite ama permis de conduire, dufite n'ibindi byangombwa byinshi cyane. Njye ahubwo navuga ngo biriya byangombwa byinshi cyane aho kugira ngo umuntu abitunga ari byinshi cyane, yatunga icyangombwa kimwe gikomatanyirijemo biriya byose. Niba ari ya ndangamuntu, ukaba ufite nimero yayo, iyo nimero yayo niba ari aho uyitanze, mu by'ukuri ikaba irimo n'ayo makarita yose, irimo izo ama ATM card, ikaba irimo ikarita yo kugenda, ikaba irimo ikarita ya banke, ikaba irimo n'ibindi byangombwa byose, ndetse na pasiporo bakaba bayishyiraho. Wenda sibyo ko navuga ngo ntabwo ari ibintu byoroshye cyane. Bakunzi bacu rero, bakunzi ba Africa TV, mu by'ukuri icyo turifuza kugira ngo mugire imyumvire myiza ijyanye n'iterambere. Reka rero nigarukire kuri rya terambere noneho twavugaga. Iterambere ni iki? Iterambere ni ibikorwa bya muntu agiramo uruhare, bigahindura ubuzima bwe ku kigero yifuza kugira ngo ageraho, apana uko abishaka. Kuko uko ubishaka, uko umuntu ashaka kugira ngo ibintu bihindure ubuzima bwe, usanga ugera kuri kimwe ukagera ku kindi, ahubwo kugera aho yifuza kugira ngo agere. Aho rero rya terambere twavugaga rirajyana na rya koranabuhanga rijyane n'ibyangombwa. Ibyangombwa rero ni ukuvuga ngo ni ibikuranga, ibyangombwa ni ibindanga. Njyewe niba nitwa runaka, nkaba mfite icyangombwa kindanga, ni ukuvuga ngo icyo gihe bizaba ari byiza cyane. Hari assurance medicale, ntabwo ndibuze kuza kuyivugaho, ntabwo ndibuze kuyivugaho, ariko narayikoresheje. Ni medical insurance, cyangwa se n'ubu ndayikoresha. Ni medical insurance nziza mu by'ukuri. Iyo medical insurance ni insurance utirirwa ugendana ikarita. Ubwo abayikoresha bayumvishe. Ujyana nimero yayo, wagera ku ivuriro ukabaha nimero ya karita, bagashyiramo, ukabona OTP code kuri telefone yawe, ya OTP code ku ivuriro bakakuvura, iyo karita iri active. No ku ndangamuntu koranabuhanga rero nuko ngo byagombye kugenda. Ayo rero turavuga ku mafaranga muri rusange. Tuvuge amafaranga umuntu akeneye ubundi azahuzwa n'iriya ndangamuntu gute? Ese ubutunzi bw'umuntu buzahuzwa n'iriya ndangamuntu gute? Ubundi muri rusange ni ugufata ibyari biri kuri ino ndangamuntu n'ubundi, kandi mu buryo muri database imyirondoro y'umuntu yabaga ibitse, ariko noneho bwo ni uburyo umuntu ashobora kuyagisesinga aho yaba ari hose.
waba uri muri state, waba uri muri Europe, aho waba uri hose ukaba wayakisesinga ya ndangamuntu yawe, waba unayikeneye rwose ukaba wayibona mu buryo bugize niba wakoresha ibyo bikumwe n'iki byose cyangwa se iyo mboni, mu by'ukuri ukaba uyigendana mu buryo ubwa. Ikindi cyiza kandi nanone bizarinda munyihanganire amaze iminsi urwaye akagiripe. Ibi ngibi bizarinda, icya mbere bizagabanya za mpapuro zakoreshwaga bapurintinga izi rangamuntu. Murabizi yuko izi mpapuro zakoreshwaga zirahenda cyane. Bakunzi ba Africa TV, ni impapuro zihenda cyane. Ubwo muri bwa bukungu bw'igihugu hari ikintu kizaba kigabanutseho kuri ya mafaranga yagendaga kuri zino mpapuro ziri cyangwa se kuri zino ndangamuntu ziri printed. Ayo ni amafaranga igihugu kizongera kikunguka kandi akanagarukira n'abaturarwanda muri rusange. Icya kabiri, kuri izi ndangamuntu, ni indangamuntu mu by'ukuri ushobora kuba wakeneraho ugeze hose, no kuyita. Urabona benshi bazitaga bagahangayika, ugasanga arirukanka kuri polisi aragira gute, ariko iyi ndangamuntu koranabuhanga yo uzaba uyifiteho access anytime, isaha iyo ari yo yose, umunsi uwo ari wo wose, ku buryo bya bibazo byagendaga bivuka, ukajya kuri polisi nataye indangamuntu yanjye, ukajya kuri RIB ukagira gute. Ndibuka njya gukosoza indangamuntu yanjye, wenda ntabwo byangoye cyane, ariko nuko nabashije kwigerera i Kigali. Icyo gihe mfite uburyo bwo kuba nagenda nkagera i Kigali, ariko nzi ko hari uwo twayishakiye rimwe, ashobora kuba yaramaze amezi 3 atarayibona. Cyakoze ubu ngubu byari byaroroshye, wenda hari byamaraga, ariko nizera hari ko yari ikiri iminsi 90. Ubu rero iyi rangamuntu koranabuhanga yo uzaba uyifiteho access igihe icyo ari cyo cyose. Ibyo rero ni byiza cyane. Noneho ngaruke kuri za mboni, kubagenda bigisha, kubavuga ngo irangamuntu ngo irimo ibibazo, ngo ntago bazayifata. Abo ngabo mu by'ukuri izo nyigisho ntimuzitega amatwi, muzihorere, kuko nababwiye ko imboni, kugufata imboni, nta muntu uhuza imboni n'undi. Buriya imboni y'umuntu iba yihariye, ni kimwe n'ibikumwe, n'uvuga byo bizaba biri unique. Ahubwo icyo twifuza ni kimwe, wenda n'abayobozi nabo bazagenda badufasha kwigisha, cyangwa se naho bagenda bigisha uburyo indangamuntu izaba iri bien protege. Niba ari iyo OTP code cyangwa password y'umuntu, mu by'ukuri ikaba iri bien protege. Hari ikiganiro nigeze gukurikirana uburyo abantu bazaba bagenda bigishwa, wenda twavuga ngo urwego rw'imyumvire y'abaturage muri rusange, cyangwa se twebwe imyumvire dufite yo kubasha kurinda ibintu byacu mu rwego koranabuhanga. Aho niho navuga abantu bakwiye kugira ngo turinde, noneho umuntu azaba afite uburenganzira bwo kurinda imyirondoro ye mu rwego rw'ikoranabuhanga. Kandi uko igihugu kigenda gitera imbere niko ibintu bigenda bihinduka. Uyu munsi ibyo dufite ntabwo ari cyo tuzagira muri 2050. Mu 2050 tuzaba dufite iby'icyo gihe. Nanone uyu munsi dufite muri 2025, ariko mu myaka 25 isigaye imbere, mu by'ukuri naho hazaba hahindutsemo ibintu byinshi. Impinduka rero mu by'ukuri zihora ari nziza. Twigarukire rero ku bukungu muri rusange. Iyo tureba iterambere mu magambo arambuye, iterambere buriya ni ikintu kinini cyane, kuko navuze ngo iterambere rihuzwa n'ibintu byinshi cyane, ariko identification nayo ikaba ari ngombwa. Kimwe mu biranga iterambere ry'umuntu, hari n'ibikorwa akora bya buri munsi bishobora kumutunga cyangwa bikamutungira umuryango. Noneho rero buriya ngewe njya nkunda kuvuga ngo iterambere muri rusange ntago twavuga ngo ni imihanda gusa cyangwa se n'ibindi bikorwa remezo gusa, ahubwo tureba n'ibyo umuturage ashobora kwinjiza. Ariho tuvuga ngo abaturage bagomba gukora cyane, ni ukuvuga ngo ikigero cy'ibyo yinjizaga kikazamuka. Kuko umuturage, wenda reka mbaho urugero, mu byo nize harimo n'amateka. Nk'Ubwongereza hari icyo bita revolution industrielle, aho bari batangiye kwinjira mu bintu bijyanye na industry, ariko ntago habanje revolution industrielle, habanje revolution agricole.
iyo revolisiyo agricole rero abayobozi b'ubwongereza muri kiriya gihe bo bashatse kugira ngo ubwongereza bube autosuffisant cyangwa se bwihaze mu bijyanye n'ibiribwa kuri wa muturage wo hasi. Natwe rero twavuga ngo ahubwo nk'ibi twita green job, green agriculture, mu by'ukuri na value chain, ibi ni ibintu igihugu gihora gishyiramo imbaraga cyane, ndetse n'abayobozi twifuza yuko bakagombye gushyiramo imbaraga, hakabamo kwigisha abanyarwanda muri rusange ibijyanye n'ubuhinzi burengera ibidukikije kandi ubuhinzi butanga umusaruro. Abaturage bagakora, ugasanga baramenya guhangana n'ibihe, kuko guhangana n'ibihe nabyo ni ikindi kintu abaturage bagomba kumenya. Iyo ureba usanga ibihe bigenda bihindagurika, cyangwa se bita mu ndimi z'amahanga climate change. Rero ubuhinzi bwacu natwe dukeneye ubuhinzi, cyangwa se dukeneye kugira ngo tugire mu by'ukuri abaturarwanda bafite ubuhinzi butanga umusaruro uhaza abanyarwanda, ku buryo abanyarwanda baba bari safe mu mirire kandi bihagije mu byo kurya. Icyo gihe noneho hakabaho no gusagurira amasoko. Bivuze ikiro, bivuze ngo mu by'ukuri dukeneye abajyanama b'ubuhinzi benshi, abajyanama b'ubuhinzi benshi. Ngewe nyakunda no kuvuga ngo buriya agronome na sedo ntago bahagije, ahubwo habonetse n'abandi bunganira bariya abantu, haba ku murenge, haba ku kagari, ndetse no ku mudugudu, ku buryo baba bunganira politiki y'ubuhinzi, kandi ubuhinzi bukaba bugenda muri contexte locale. Muri ya contexte locale ugasanga byibuze niba ari igihingwa runaka cyera ahantu, nicyo bashyize imbere cyane, ku buryo ibyo kurya biboneka ari byinshi. Ubwo rero rya terambere twavugaga, abanyarwanda cyangwa se abaturage niba bamaze kwihaza mu byo kurya, na bya bikorwa remezo noneho bizaza bigire agaciro, kuko buriya umutekano wa mbere cyangwa se amahoro ya mbere ni igihe umuturage aba yabashije kubona ibyo kurya, yariye agahaga. Ibyo rero mu Rwanda birashoboka cyane, ariko muri iri terambere twavugaga byibuze hakabasha kubaho uburyo bufatika bwo kugira ngo abaturage bahinge ibyo kurya, babone umusaruro uhagije, banabashe no gusagurira isoko. Mu by'ukuri nkunda kugenda mu giturage hirya no hino, rimwe na rimwe hari aho ugera abantu bakavuga bati turashonje nuko, ariko mu by'ukuri kandi koko hakaba n'igihe unareba ugasanga nibyo koko, ariko kuriya gusonza twavugaga nibyo twavuga ngo abantu twese tugiye gushyira hamwe, abayobozi b'inama batugira tukazumva, ndetse natwe n'inama dushobora kugira abayobozi nabo bakazumva. Ubwo buhinzi tukagira ubuhinzi butanga umusaruro mwiza kandi butanga umusaruro urambye. Aha rero ku bijyanye n'ubukungu, muri bya mirimo ya buri munsi ya muntu harimo n'ubwo buhinzi, harimo ubworozi, hari no kubasha gukora ifumbire zishobora kujyana n'igihe, kuko buri yuko abantu bahinga ubutaka bagenda babuhinga, hari uturemangingo tugenda tuvamo. Ariko nanone ngewe nk'umupanafricaniste, nabyo ntabwo nabura kubivuga, twashyira n'imbaraga mu gushaka ifumbire ziri lokale. Izi fumbire ziri lokale ni ifumbire nziza zishobora gutuma production agricole yiyongera. Ubwo ndavuga compost, zino fumbire zikoze mu byatsi, zikoze mu mase, kuko ziriya ni ifumbire nziza cyane ishobora gutuma ubutaka bwongera bukiregeneratinga. Ikindi tukagira n'abahanga, abahanga bashobora kuba batekereza cyane, bakagira ibyo bahindura mu bijyanye na bwa buhinzi bwacu. Ubwo ndimo ndibanda ku buhinzi, wenda ndibuze no kuza kuvuga no ku bindi. Izo fumbire na ya miti, buriya hari imiti ikoreshwa, wenda abize ibijyanye n'ubuveterineri n'ubugoronome batubwira, iriya miti iterwa ku bihingwa. Mu by'ukuri navuga ngo nayo hari ibyo itwangiriza, irangiza ikirere, icyo ni kimwe. Icya kabiri ni amaproduit chimique. Rero hari ibihingwa bishobora kuba byavamo imiti ishobora kuba yaba ari imiti iri naturere yaterwa kuri bya bihingwa abaturage babashije guhinga. Ubwo rero
abafite reka mvuge ngo ya mashuri dufite challenging abayigamo nabo batangire gutekereza erega iyi miti iva hanze ariyo ni amafaranga agenda hanze, ni amafaranga igihugu cyagombye kugira, ahubwo hakagira ibindi bisohoka ayo mafaranga akaba yakora ibindi hano mu gihugu. Iyo miti, hari imiti ishobora kuba yakorwa mu buryo bwa gakondo. Muri ubu bukungu nari ndimo mvuga, ejo bundi nibajije ikibazo kivuga ngo ariko ko leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo guca ikirere bino binyabiziga bikoresha mazutu na esanse, hakabaho kugenda babigabanya, wenda ntibabiciye ariko kugenda babigabanya, kandi ni politike nziza. Ariko noneho ndibaza, duhere nko kuri moto njya mbona munsi mu Rwanda moto zirimo ziraza. Iyo urebye moto, dufite moto nyinshi cyane, ntabwo ndibuze kuza kuvuga ku amakampani azicuruza, ariko izi moto zose wenda hari intambwe yatewe, ibihugu byinshi muri Afurika bifashe iki cyemezo muri kwa guhangana n'ihindagurika ry'ikirere no kurinda ibidukikije. Mu by'ukuri bavandimwe, ndashaka kugira ngo mbabwire kuri ibi bintu bibiri. Buriya ahantu hanyura imodoka zisohora uyu mwuka, ibiti biri ku muhanda, uzasanga imikurire yabyo ntabwo bikura neza, kubera iki? Byabusorba carbon gas nyinshi cyane. Noneho rero nari ndimo mvuga ngo ibihugu byinshi bimaze gufata iki cyemezo, twizire mu Rwanda. Nari ndimo nibaza ngo abenjeniyeri dufite, enjeniyeri electricien, kuki nta watekereje kuvuga ngo reka tubone moto y'amashanyarazi? Kuki nta watekereje ngo reka tubone imodoka y'amashanyarazi? Izo modoka zirava hehe? Mu Bushinwa. Ayo ni amafaranga tujyana mu Bushinwa. Bavandimwe bayobozi, namwe mutureberera, aya mafaranga agenda mu Bushinwa arazamura Abashinwa. Izi moto mu myaka nk'itatu ine, Umuhinde yahise agira gutya, ahita atekereza, abona icyo agomba gukora. Ese twebwe kuki iyo capacity idahari? Njya ndeba udushati dusigaye twambara n'amakote, none nubwo tutaragera no ku rwego rwo gukora ibitambaro bihagije, ariko byibuze at least. Noneho ndibaza kubera iki mu by'ukuri ba benjeniyeri electricien bacu batahise batekereza ngo haboneke solution ikemura cya kibazo. None Umuhinde niwe uje kudukemurira ikibazo bavandimwe. Umuhinde ni gutaza kudukemurira ikibazo. Ikibazo kirahari. Abahanga dufite hano ni benshi. Hagombye rero kutangira gutekerezwa uko ibintu byakorwa. Cyakoze wenda ejo bundi ndimo harabo turimo tuganira, bati izo moto zimwe na zimwe zirimo zirateranyirizwa hano mu Rwanda, ariko biranakwiriye yuko Abanyarwanda nabo batangira gutekereza nk'uko Umunyarwanda wo hambere yatekereje, akavuga ati reka mfate ibuye ndicure, rya buye ndivanemo icumu, rya buye ndivanemo umwambi. Ibyo ngibyo mu mateka twarabyize. N'ibindi rero dukwiye kugira ngo ibihugu byacu bya Afurika bitangire kugira icyo bita revolution industrielle. Twe gukomeza gutekereza amafaranga ya Afurika yambuka agenda hakurya. Ubukungu bwa Afurika, Afurika ifite ibintu byose. Afurika ni umugabane ukize ku bintu byose, ukize kuri raw materials nyinshi. Ndibuka hari igitangazamakuru kimwe nari ndiho, ndimo mvuga ku kintu kijyanye n'imikoreshereze y'ibibonobono. Ikibonobono twakuze tuzi yuko umumaro wacyo ari ugutega ibitoki bakagikoramo inzego zitega igitoki, ariko njye mu bushakashatsi nakoze naje gusanga kiriya gihingwa ni igihingwa cyiza, ni igihingwa gifite umumaro. Amavuta yacyo ashobora kugira umumaro ku ruhu rwa muntu, amavuta yacyo ashobora kugira umumaro ku musatsi wa muntu, amavuta yacyo ashobora kugira umumaro kuri digestion, kuri appareil digestif. Ibyo rero abavandimwe bene data bo hakurya y'amazi barabizi. Noneho natwe
ibyo ni ibintu twagombye gutangira gutekereza, tugahindura imyumvire, tugatangira gutekereza mu bundi buryo bundi. Yego ntibyoroshye bitewe n'ibihugu nyine twavuga byadutanze wenda kugera kuri ibi ngibi turimo tuvuga, ariko buriya revolisiyo ya mbere itangirira ku mpinduramatwara y'imitekerereze, aho abantu bashobora gutangira kugira ibyo batekereza. Nigarukire rero kuri rya hindagurika ry'ibihe, dushimira abayobozi kuko ibyo babitekereje, ariko les techniciens ingénieurs électriciens, techniciens ingénieurs physiciens physiciennes, abo ngabo nabo uruhare rwabo uyu munsi rurakenewe. Turimo turabivuga, yego turabivuga mu buryo buri teorike, ariko dukeneye ko bijya no muri pratique. Noneho ahubwo tugasigara tuvuga ngo ese byakorwa gute kugira ngo noneho n'izo nganda tuzibone, izo nganda zikora ibyo byuma ziboneke n'aha ngaha. Umuriro w'amashanyarazi urahari, n'ibindi bikoresho birashoboka. Noneho ahubwo ya mafaranga igihugu cyasohoraga kijyana mu Buhinde kugura izo materiyozi, aho kugira ngo akomeze kugenda, ngo natanze urugero rw'Ubuhinde n'Ubushinwa, aze noneho n'aha ngaha iwacu. Kuko turabibona ko ibikorwa byinshi, aya matelefone, ibiki byose turabivana muri China. Twajya ku bijyanye na transport, mbese bivuga ngo Aziya, bavandimwe, ubukungu bw'isi ubu ngubu burimo burazamuka bwerekeza muri Aziya. Niba tubona les ingénieurs baza kubaka ibiraro ari Abashinwa benshi, twagombye kugira abantu benshi, urubyiruko rwinshi. Nigarukire no kuri education, ubukungu na education, cyangwa se ubukungu n'uburezi, nabyo ni ibintu bigendana na education itangwa, quality education. Education yo muri ibi bihugu byacu, ngewe mperutse gukora ubushakashatsi, nabukoreye mu bihugu bigera muri bingahe: Malawi, Tanzania, Rwanda, Burundi, DRC, Uganda. Icyo nabonye nuko nabonye education zo muri Afurika ziri certificate and theoretical based than practical based. Igihe rero kirageze kugira ngo noneho byibuze the young generation ibe generation ihabwa uburezi bufite ireme kandi burisipondinga ku bibazo biri muri context locale. Ya agriculture twavugaga cyangwa bwa buhinzi twavugaga, buriya buhinzi twavugaga muri rusange ni ubuhinzi bwagombye kurisipondinga ku bibazo biri muri context locale. Niba ari nk'amayaga tuyazi ko akunda kweramo ubunyobwa, akeramo n'imyumbati igice kimwe, ibyo bintu bikaramforuswa, hakabamo b'abajyanama b'ubuhinzi twavugaga. Ariko the problem cyangwa se le problème uzasanga mu by'ukuri hari aho ejo bundi nibwo ndimo nibaza ngo ariko agronome ku murenge n'abaturage ufite, ntabwo umugoronome umwe ahagije kugira ngo asatisfeze needs z'abari abaturage. Noneho wajya ku kagari ukahasanga nanone hari sedo. Sedo ni ushinzwe iterambere, ariko uzasanga n'abasedo benshi wenda bataranize n'umugoronome. Ariko nanone ikindi nababwira, ntabwo abaturage bakeneye les agronomes, ingénieurs agronomes. Bakeneye umuntu ufite formation agricole. Reka mbaho urugero. Buriya nyashima Minisante iyo yabaye nk'isubiza ikibazo, ndetse na Minagri nayo mu by'ukuri iki kintu abantu bashinzwe ubuhinzi nabo bagombye kucyumva. Minisante yararebye isanga mu by'ukuri abaturage needs zabo ntizihagije, nako amasantere de sante ari mu gihugu ntago afite ubushobozi bwo guhaza za needs z'abari abantu. Bahugura abajyanama b'ubuzima. Abajyanama b'ubuzima byibuze ku rwego rw'isibo hari umujyanama w'ubuzima, kandi bari abantu iyo ugiye kurusanga nta mashuri menshi n'izo PhD ntago bazifite, ariko umurimo bakora ni umurimo mwiza cyane. Bari abajyanama b'ubuzima baravura abaturage. Aho ni to respond the needs of the population,
no mu buhinzi rero dukeneye abantu nka bariya, ntabwo dukeneye ba bantu bize amashuri menshi cyane, ahubwo dukeneye abo bantu bareparupiye muri kominote bashobora gufasha abaturage, bakaba barahawe ubumenyi bw'ibanze ku bijyanye na formation agricole, noneho bakunganira wa mugoronome uri ku murenge, bakunganira wa musedo uri ku kagari. Kandi abo ngabo guhugura abajyanama mu buhinzi byakwihutisha rya terambere ry'ubuhinzi twavugaga. Byibuze Minagri iki kintu rwose bazagitekerezeho. Ubwo ni ibitekerezo dutanga, tuba turi kuri izi platform ariko tunatanga ibitekerezo kugira ngo ababishinzwe babashe kugira. Byibuze across the country nitubona abo bantu byibuze ba responding ibibazo in local context, ibyo bizaba byiza cyane. Ku Rwanda rero ni ukuvuga ngo tuzaba turimo tugenda byibuze dushobora kuba twatera imbere, wa musaruro noneho rya terambere navugaga tutazarebera mu mihanda gusa, ahubwo tukarirebera no ku byo umuturage ashobora kwinjiza. Tukarebera ku byo umuturage ashobora kwinjiza. Mu by'ukuri dushobora kuvuga kuri ibintu nshobora kubyinjiramo cyane, iyo mbiganiriyeho cyane numva hari ibintu byinshi navuga, ariko muri rusange abo bajyanama wenda reka tuvuge ngo dushobora kubita wenda abantu bareba n'indi terime yindi, ntabwo twabihuza n'abajyanama. Bashobora kuba abajyanama mu iterambere ry'ubuhinzi, bashobora kuba abajyanama mu buhinzi, bashobora kuba abunganizi mu buhinzi, cyangwa se niba banahari bakongererwa ubushobozi bakanagaragara. Ariko kuri side ya Minagri kandi nka minisiteri ifashe runini cyane, ndetse na za RAB n'ibindi bigo biyishamikiyeho, abo bantu niba banahari ntago bagaragara, babe capacitated. Niba bari bakeya bongererwe ku buryo byibuze ingwe 10 ziba zifite uwo muntu, ingwe 10 zikaba zifite uwo muntu, abo bantu bagahugurwa bagahabwa ubushobozi ku buryo bashobora gufasha the society. Ibyo rero bizorohereza na wa mugoronome uri hariya ku murenge, no kugira ngo na executive ku murenge, kugira ngo politike y'ubuhinzi ibashe kugenda neza. Politike y'ubuhinzi ni imanuka ivuye muri Ministry of Agriculture, igenda igere hasi. Kandi ubwo ibyo birajyanana n'ubworozi nanone, ko n'ubworozi ni kimwe. Ibyo rero biraza muri ya formation professionnelle. Formation professionnelle, abantu rero ntabwo hakenewe abantu bize amashuri y'ibitangaza nk'uko nabivugaga, hakenewe abantu bahabwa ya formation professionnelle for short courses y'igihe gitoya, ahubwo bakajya bahora batyazwa kuko ibintu bigenda bihindagurika. Abo ni nabo bashobora gufasha nabo abaturage kugira ngo na ya fumbire twavuga ya compost yiyongere igere ku bantu benshi cyane. Nituba twagize abo bantu benshi muri communauté bagahugurwa, ifumbire izaboneka ari nyinshi. Noneho ya mafaranga twatangaga agenda kuri ya mvaruganda iva hanze, byibuze akoreshwe muri abo bantu, kuko igihugu kisohora amafaranga menshi cyane ayigura izo mvaruganda ziva hanze. Ariko ayo mafaranga ntabwo tuba twaziboneye ubuntu, nubwo nazo ziza zikagira n'ibyo zangiza buriya d'ordre scientifique. Iyo fumbire waba ammoniaque, kandi ammoniaque nayo ntago ari nziza. Numva niba hari habamo icyo bita nitrite d'ammonium, hari ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo nibyo bituma ubutaka bugunduka. Kubera iki? Ababikora ntago baba bize ya tere yacu, ntago baba bafite ubumenyi kuri tere yacu, ntago ya soil yacu ntago bayifiteho ubumenyi, ntago bazi engrais chimique zikenewe. Aha rero rwose abadukurikiye, ubuhinzi nabwo n'indi nkingi ya mwamba ishobora gutuma iterambere ry'abaturage ryihuta, kuko biba bishingiye ku byo kurya. Ikindi rero nshaka kugira ngo mvuge ni ku masoko. Mu by'ukuri ubu uyu munsi wa none ibyo kurya tugenda tubona bihenda kuko ari bikeya, byabonetse na abondance. N'ifaranga naryo byuze umuntu azagira amafaranga abashe guhaha, kuko birababaje kuba tweza umuceri ariko umuturage ukasanga ikiro cy'umuceri kigura amafaranga 1000 ibigori tukabyeza ariko ugasanga amafaranga umuturage yinjiza ayo agiye ku isoko ntago abasha kugira ngo amuhaze.
so rero turimo turasiganwa n'ubuterambere, turasiganwa n'ikoranabuhanga, turasiganwa n'ubukungu, ariko hakenewemo n'ibindi bintu byinshi cyane bishobora gutuma byibuze ubukungu cyangwa se iterambere ry'abaturage naryo ribasha kuzamuka, ariko twibanda nanone kuri kwa guhangana n'ibihe bigenda bihindagurika. Mu by'ukuri rero bimwe mu bishobora gutuma ubukungu bw'abantu busubira inyuma, icya mbere harimo ryahindagurika ry'ikirere iyo abantu batabashe kubicunga neza, ubwo niho twavugaga decent job cyangwa se green job. Ibyo ni ibintu abantu bagombye kurebaho, kuko buriya abaturage bo baba bakeneye ba bantu babagira inama, ba bantu baba babihuguwe, nuko bakaba bafite ubwo bumenyi. Ikindi nanone buriya Afurika, bavandimwe, abakunzi ba Africa TV, muri Afurika dufite ikibazo gikomeye cyane cyaho Afurika independence yayo mu by'ukuri ari igice, ni igice. Ejo bundi nibwo ndimo ntekereza kuri ariya masezerano aherutse gusinywa, yasinyiwe i Washington. Aya masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington. Washington ni ku mugabane wa Amerika. Niba ari ku mugabane wa Amerika, ntabwo ari ku mugabane wa Afurika. Ubundi yaza agasinyirwa i Goma, buriya nibyo ngiye byari kunshimisha cyane. No Trump akaza i Goma, akaza kuriteraho. Kuki se? Yego simvuga kujya muri Amerika ko ibyo abayobozi bakoze atari byo, ariko I don't see, ntabwo mbibonamo nk'igisubizo kirambye. Ntabwo mbibonamo nk'igisubizo kirambye, ahubwo mbibonamo kwa guhungabanya ubukungu bwa Afurika. Abandi bati bagiye muri Qatar, nibyo Doha, amasezerano ya Doha, ariko iyo ugiye kureba usanga n'ubundi ni ka kaboko kadutwaje inkoni y'icyuma kakitubwira ngo abantu ntibakore ibi n'ibi, ntibakore ibi n'ibi. Rero Abanyafurika, nk'uko nabivuze, Afurika ifite ibintu byose, ariko hari abatuma ubukungu bwa Afurika buhora bujegajega. Abayobozi rero n'Abanyafurika muri rusange, twebwe tujya dutambutsa ibitekerezo byacu, tubinyuze mu bitabo twandika, tubinyuze kuri ibi bitangazamakuru, abashinzwe kubikurikirana nabo bagire. Njye nshima, hari abaperezida bamwe muri Afurika nshima, bavuga bati agasuzuguro k'abazungu turakanze. Mu by'ukuri aba bavandimwe bo hakurya y'amazi, ntago iyo ureba rwose ubona ko akaboko kabo n'ubundi karacyahari. Uriya ushaka kugira ngo ukemure ikibazo, ntago wakemura ikibazo utazi uko cyatangiye, utanari naho cyabereye. Buriya ikibazo cy'abavandimwe b'Abanyafurika bene wacu, cyane bakongomani bo muri East DRC, bakeneye kugira ngo babone igisubizo kiri muri context locale. Kandi ntabwo uzavuga ngo uzakemura ikibazo cy'umuntu, ahubwo uri mu kibazo urimo kwishakira kugira ngo cya kibazo cye gikemuke. Aha rero mu magambo make, izi ntambara zo muri Afurika nazo ziri mu bituma ubukungu bwa Afurika busubira inyuma. Nk'iyo ureba aka karere kacu, urwego kari kamaze kugeraho, ariko nk'izi ntambara zihamaze iminsi zongeye gutuma ubukungu busubira inyuma. Kuko icya mbere byatumye umwuka mubi hagati y'ibi bihugu bituranyi, Kongo, u Rwanda, u Burundi na Tanzania, kandi na Uganda nayo ntabwo twayishyira kure, na za Kenya zose, kuko ubona ko ni ibintu by'uruhererekane, ubona harimo ibintu byinshi cyane. Niba imipaka ifunze ku bihugu bimwe na bimwe, urujya n'uruza ntabwo ruhari, bizinesi iba yapfuye, bwa bukungu burasubira inyuma. Iyo abantu bapfuye, nk'abantu bapfuye hariya muri DRC, ni benshi bari amaboko y'igihugu yagomba gukorera igihugu kigatera imbere. Abenshi ni abajene, abasirikare bagwa kuri ya rugamba, abakomereka, abo ni imbaraga zagombye gutuma bwa bukungu buzamuka. Noneho tunagaruke ku mafaranga agura ziriya mbunda ziri hariya. Ayo ni amafaranga ava muri Afurika ajya gukiza bya bihugu twavugaga. Ayo ni amafaranga ajya gukiza biriya bihugu twavugaga,
arazamura ubukungu bwacu, noneho twebwe dukomeze muri iyo rutine. Rero bivuze iki? Bivuze ngo mu by'ukuri iterambere rya Afurika aba bazungu batubabarire n'ibyo nyakubahwa His Excellency w'u Rwanda ba Ibrahim Traore n'abandi bahora bavuga umunsi ku munsi. These presidents barabivuga, ariko the young generation nanone ubundi birababaje kubona abanyafurika banagendera no ku mipaka batigeze bishyiriraho. Nk'iyi mipaka batishyiriyeho, ku inama yabereye i Berlin mu Budage ishyiraho imipaka ya Afurika, iyo nayo iri mu byatumye ubukungu bwa Afurika buhora burimo ikibazo. Ahangaha iyo mpageze mba très allergique cyane. Iriya nama nta mu perezida wo muri Afurika wigeze ayijyamo ngo avuge, cyangwa se umwami, icyo gihe hariho ubwami, ngo agende cyangwa tubone umushefu wo muri Afurika wagiye muri iriya Berlin conference ngo avuga uko baparitaje Afurika, bakavuga ngo u Rwanda ruragarukira aha, Kongo iragarukira aha, Uganda iragarukira aha. Imipaka nayo irimo ikibazo gikomeye cyane. Abanyapolitike bacu nabo bagombye gutekereza kuri icyo kintu. Duhora tubivuga, niba Amerika igizwe n'ibihugu 50 na bingahe ikabiruta Afurika, ibyo bihugu bikagenda bikishyira hamwe bigakora federalisme, bigashyiraho idolari rimwe, bigashyiraho pasiporo imwe. Izo nuko ari za mbaraga. Niba Union Européenne ifite ibihugu 20 na bingahe byose byaravuze bati reka twishyire hamwe, bagashyiraho euro, bagashyiraho pasiporo ya Union Européenne. Izo ni za mbaraga. Ubushinwa tubona ni igihugu kinini cyane kiruta Afurika, kigashyiraho systeme y'imiyoborere imwe. Kubera iki muri Afurika se? Afurika igize umupaka, ikabiri boundaries, ikishyira hamwe, za ntambara zagabanuka. Gusa biragoye, ariko nibyo duhora turota. Ikagira ifaranga rimwe, ikagira imihanda iri mu cyerekezo kimwe, ukava Kinshasa ukagenda ukagera Johannesburg, ukava Tunis ukagera Johannesburg, harimo umuhanda w'icyerekezo kimwe. Niba ari left akaba ari left, niba ari right akaba ari right. Ni kubera iki bayobozi bacu rwose mutureberera, mureberera ibintu byose bishobora gutuma ubukungu bwa Afurika buzamuka n'abanyafurika bazamuke. Afurika ikemeza ikavuga ngo tugiye gukora right driving cyangwa se left driving. Niba ari ukutwarira ibumoso, ibihugu byose byo muri Afurika bikashyira hamwe, Afurika ikagira ifaranga rimwe ikoresha. Birababaje kuba uva Goma ukaza ufite amasefa, waza mu Rwanda ukakerera ngo ndi mafaranga nanone ari mu bwoko bwayo ngayo, wajya i Burundi nanone ugakerera ngo amafaranga, wahindura wagenda Tanzania ngo ni amashiringi ya Tanzania, wajya Uganda ngo ni amashiringi ya Uganda, wajya Kenya ngo ni amashiringi ya Kenya. Ayo yose those are shillings, ariko they don't have value. This is very dangerous. It is very dangerous in African economic system. Ibyo rero nabyo those are threats. Ikindi ni politike mu by'ukuri idashyize hamwe muri Afurika. Ubwo ndashaka kugera ku kintu nshaka kuyongereho. Afurika kugira ngo izatere imbere na bwa bukungu, ntabwo izatera imbere abana b'Afurika bapfa umunsi ku munsi. Ntabwo izatera imbere intambara zihora zitwara the young generation. Ziratwara abantu bakuze, bafite experience, bafite inararibonye, ziratwara n'abana b'abasore barwana izo ntambara. Bakunzi ba Africa TV rero, twe turi Pan-Africanist. Abakeneye kujya bakurikirane ibintu ndimo kuvuga, mwajya kuri Amazon mukaraho ibitabo byanjye. Jyemo wandike Dr. Antoine Nzayisenga,
uzasangamo ibitabo byanjye, ibyo nagiye nandika bivuga kuri African Education System, ibivuga ku mateka n'uburyo bya bintu nahereyeho, uburyo abanyafurika bashobora kwikemurira ibibazo. Tuzagira amahirwe igihe tuzava hano, wajya muri Kongo ukagenda ujyanye ifaranga rimwe ugahahirayo, wajya i Burundi rya faranga ukagenda ugahahirayo bikemera, rikaba ari ifaranga rihuza abanyafurika muri rusange. Ya mipaka ikaba nta kivuze, kuko icyo gihe nta n'uzongera gutekereza kujya i Burayi kuko ntacyo azaba ajya kumarayo, nta uzongera gutekereza kujya muri Amerika kuko ntacyo azaba ajya kumarayo. Ikindi rero ni amafaranga y'abanyafurika ahora ajya i Burayi no muri Amerika. Ayo ni amafaranga agenda mu maviza, abapurayinga amaviza. Umuntu arajya kujya i Burayi akagurisha inzu ye, umuntu arajya kujya muri Amerika akagurisha inzu ye, akagurisha isambu ye. Aho that is to root the economy of Africa to Western countries. Ubwo ni bwa bukungu rero twavugaga. So rero igihe kirageze kugira ngo ubukungu bwa Afurika bubashe gusigasirwa kandi busigasirwe n'abanyafurika muri rusange, ariko noneho hazemo n'imbaraga za politiki, kuko imbaraga za politiki zidaherekeje ibi byose tuvuga ntago byakunda. Imbaraga za politiki buriya ziba zifite imbaraga, ariko izi mbunda zirirwa ziturika ubu muri ino minsi abantu bararwaye ibicurane n'inkorora n'amagripe. Iyo ugiye kureba usanga ni cya kirere kuko izi ntambara zibera hano ku mipaka y'iki gihugu cy'u Rwanda zirahindukira zikaza zikagira n'ingaruka ku buzima. Mu myaka 5 iri imbere muzabona ingaruka z'ibi bisasu n'imyuka abantu bamaze iminsi bihitana abavandimwe hariya muri Kongo. Ingaruka tuzazibona kandi zatangiye no kutugeraho. Uyu munsi abantu bose bararwaye amagripe, bararwaye inkorora, bararwaye ibicurane. Ibyo ngibyo nta mezi angashize, noneho hazagenda hazamo n'izindi ndwara nyinshi cyane. Biriya ni uburozi. Nubwo bitageze hano mu Rwanda ntitunabyifuza ko bihagera, ariko ingaruka zabyo ziraza zikatugeraho. Izi ngaruka rero zitugeraho, izi ngaruka zihitana abavandimwe bacu b'abanyafurika, izi ngaruka zihitana urubyiruko, izi ntambara turazanze. Igihe kirageze kugira ngo habeho gushyira hamwe kw'ibihugu bya Afurika, abanyapolitiki bashyire hamwe, twebwe abayoborwa turiteguye kuyo dushyire hamwe, dukorere hamwe. Abanyapolitiki ntibatubabarire rwose pe. Uyu munsi Afurika iragenda icikamo ibice. Ubu hari ibihugu bimwe byagiye byishyira hamwe ukabona ngo byishyize hamwe, ariko habura iki kugira ngo Afurika yose yishyire hamwe. Ka kaboko rero ka wa muzungu twavugaga, nibyo rero nari mvuga ngo ntago bikwiye ko ikibazo cyo muri Eastern Congo kijya gukemurirwa i Washington, kuko Washington bafite ibibazo byabo. Niba koko harimo urufunguzo rutarimo ibindi bintu, nibaze babikemurire kuri tere, babandi banarebe n'ibibazo aho biri, barebe none n'abaturage icyo bakeneye. Ngiye niko mbitekereza ni nako mbyumva. Tugera rero ku musozo w'iki kiganiro, twatangiriye ku karangamuntu. Iyo karangamuntu rero iramutse ikwiriye muri Afurika hose ikaba ari African identity. Umunyafurika akaba afite irangamuntu imwe. Afurika ikaba ifite igisirikare kimwe. Afurika ikaba ifite ibendera rimwe. Afurika ikaba ifite urujya n'uruza rumwe. Afurika ikaba ifite ifaranga rimwe. Afurika ikaba itahiriza umugozi umwe. Icyo gihe ya migabane yindi nayo yakwifuza Afurika. Ya migabane yindi nayo yakwifuza kugira ngo ize muri Afurika. Rwa rubyiruko rwacu rwo muri Afurika ntabwo twakongera gukenera kujya muri bya bihugu bindi. Aho rero ni naho les ingénieurs Afrique bashobora kwishyira hamwe noneho bagatangira kugira ibyo bakora ku rwego rwa Afurika. Hakaba inganda zishobora kuba zakora ibintu biremereye, hakaba inganda zishobora kuba zatanga umusaruro. Y'amafaranga yavaga muri Afurika agenda, y'amafaranga yavaga mu Rwanda, yavaga muri Kongo, akaguma muri Afurika, noneho akazamura abanyafurika ubwabo. Iyo karangamuntu rero
uko yaba imeze kose, dukeneye nuko na education, systeme educationnelle ya Afurika nayo ibibazo ifite bijya gusa, naho yagombye guhabwa umurongo umwe, ikaba ari systeme yubakitse mu buryo bumwe, ikaba ari systeme irespondinga ku bibazo by'Abanyafurika, ndagira ngo rero nsoze ngaruka nanone muri Region de Grand Lac, cyangwa se muri kano karere k'ibiyaga bigari. Abayobozi bacu dukeneye ko bumvikana, bagashyira hamwe, bagakorera hamwe mu nyungu z'abaturage. Mu by'ukuri niho rya terambere twavugaga rizagenda rikagera kuri buri wese, niho ya mahirwe azagenda akagera kuri buri wese, niho tuzabona u Rwanda rwiza, tubone Tanzania nziza, tubone Afurika nziza, tubone Ubugande bwiza, tubone Kongo nziza. Aho rero ni imbaraga zanjye, ni imbaraga zawe, ni imbaraga za buri wese. Reka rero nsoreze amagambo atatu. Irya mbere ni iry'Abanyafurika muri rusange. Birababaje kuba Afurika ihora ibona donations. Imyaka ikaba ibaye hafi 80 ihora ibona sapoti iva i Burayi no muri Amerika, ariko igahora ari umugabane ukennye kandi ufite urubyiruko, ufite population jeune. Ibyo birababaje. Icya kabiri, abayobozi bacu batureberera nabo bakwiye kutureberera, ariko bashyize hamwe ibyatera ibibazo bakabyanga. Buriya abayobozi bashyize hamwe, bagahuriza hamwe, bagatekerereza hamwe, bakareba inyungu rusange, abayoborwa ntago bagorana. Ubwo ndavuga kuba bireba no mu mbaraga za politike. Ijambo rya gatatu ni ukugira education iri stable muri Afurika, education itraininga cyangwa se iha ubumenyi ngiro urubyiruko n'abana ba Afurika, apana education itanga ubumenyi teorike, kwigisha bya bintu bidashobora kugira icyo bimarira umuntu. Ibyo turabirambiwe, iyo education y'ikinyoma turayirambiwe. Hakenewe education irespondinga kuri needs z'urubyiruko rwa Afurika. Bakunzi rero ba N-Africa TV, iki kiganiro ni ikiganiro twarambuye kandi tukirambura ku bushake, kandi twifuzaga kugira ngo byibuze ibitekerezo tubitambutse. Twavuze ku ndangamuntu koranabuhanga, tuvuga ku bijyanye n'ubukungu, ndetse tunavuga na integration regionale na integration continentale. Twavuze rero no kuri politike ho gakeya, kuko kuri N-Africa TV nabyo tugomba kubiganiraho, twavuze tubiganiraho, ariko tugaruka no kuri panafricanism. Ndasaba rero wowe uzakurikira kino kiganiro, cyangwa se wowe udukunda, uzaduha ibitekerezo, uzajye hasi utwandikire ibyo ubona byazamura iki gitangazamakuru, ndetse ibyo ubona byadufasha kugira ngo iri jwi ribashe kugera ku bantu benshi. Kandi niba ufite igitekerezo wifuza kugira ngo utugezeho, cyangwa se ukaba ufite ubumenyi waha abantu, ni karibu. Telefone zacu zirahari, watubaza isaha iyo ariyo yose, tukaguha akanya ugatambutsa ibitekerezo byawe. Nimero yacu ya telefone ni 0788 54 53 86. Ndayisubiramo, iyo ni nimero iri kuri social media zose. Wayishaka kuri Twitter wayibona, kuri Instagram, kuri Facebook, kuri WhatsApp, Telegram n'ahandi hatandukanye. 0788 54 53 86. Tubifurije umwaka mwiza wa 2026, uzabera umwaka w'amahoro, dusoze 2025 neza. Ciao ciao.